twinjire twumve icyo Imana ivugana natwe kuri uyu mugoroba. Haleluya. Ndizera neza ko ibyo bizaba bidasanzwe gusumba ngaha. Nibyo intango yabigoye ariko twabonye Imana. Reka rero twakire umukozi w'Imana, tumwakire dukomera amashyi menshi Imana yacu. Amashyi menshi, amashyi menshi, amashyi menshi ku Mana. Amen. Umukozi w'Imana Yesu aguheze cyane. Reka twongere dukomere Imana amashyi menshi cyane. Data wa twese ushobora byose ingejeje hano amahoro. Ndanezerewe kongera gukandagira muri uru rusengero, kugira ngo twingenge abacuranzi babe baretse gukoresha intoki zabo. Nkunda umuziki ariko utazi igihe ntabwo ndyohera, kandi ntimuve kuri izo nanga, turaziranye. Uyu munsi turakoresha injyana y'Ikirundi, ubwo ibiregeye. Ndanezerewe cyane ko Imana yandinze kugera muri iki gihugu cyiza, igihugu kiryoshye kukiraramo, kurya indya zo muri iki gihugu. Ni igihugu kiryoshye kwera, kandi maze kubibona ko Abarundi mu nkunda cyane, ariko Abanyarwanda bo bararusha. Hanyuma Imana yangejeje muri iki gihugu amahoro, ihabwa icyubahiro. Nukuri ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Ubundi isanzwe ugifite ntabwo umuntu akiyisabira, ntabwo nyifunguriza icyubahiro. Ni Imana y'inyacyubahiro. Icyubahiro ifite kiraryoshye, iranagikwiriye. Ariko kuba tugeze muri iki giterane, Imana ihabwa icyubahiro. Iki giterane kiri mu biterane bibaye bikomeye mu mpera z'uyu mwaka. Amen. Kigiye gukorekeramo ibintu bikomeye cyane kuva gitangira kugera gisoza. Ndashimira cyane mbikuye ku mutima abayobozi b'iri shingiro, bongeye bakicara bagatekereza nakongera kugaruka ngaha. Iyi ni inshuro ya kabiri ngeze muri uru rusengero, nkaheruka vuba rwose, ariko kongera kwicara bakavuga ngo Mama Lionel agaruke atubwirize ijambo ry'Imana, ndabibashimiye mbikuye ku mutima. Yewe nagiye nabakunze cyane, nagiye nabakunze kuko ibyo mwemera nanjye nibyo nemera, ibyo mwanga nanjye nibyo nanga. Noneho kongera kugera hano biranejeje. Mwakoze, mwarakoze, ndetse n'abantu mwese mufatanije kuyobora hano, ndabashimiye. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane. Amen. Hanyuma tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cyo guharura niko mubyita mu Kirundi, twebwe mu Kinyarwanda tuvuga kubara. Guharura igice cya 23 umurongo wa 19. Guharura igice cya 23 umurongo wa 19.
nituhava turajya muri Luka igice cya mbere umurongo wa 37. Haravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, byavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye simbasha kuwukura. Hanyuma Luka igice cya mbere umurongo wa 37. Luka igice cya mbere umurongo wa 37 haravuze ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Tugiye kuganira aya magambo aryoshye cyane. Imana ngo ibeshye. Naho hantu niyo ntego y'igikorane, iraryoshye cyane. Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze. Ibyo yavuze gukora ntizabikora, izabikora. Akabazo karimo hano kagoye abarokore nukubanza kubasiri neza ko ukemera neza ko ariyo yabivuze. Aha nze tuhagera kubanza kumenya ngo niyo yabivuze. Aha niho nshaka ko dutangirira, kuko nzi abantu barenze 4 bicaye hano bicaranye ibintu Imana itavuze ariko bitirira Imana ko yavuze. Hano ni rwose pe, hari abantu barenze 4 cyangwa 5 bayitirira ibintu yavuze itara bivuze. Kuko turi ku murongo moteri y'iki giterane. Imana si umuntu ngo ibeshye. Iri jambo riraryoshye cyane. Muraza kwihangana ntangira gake, ntangira gakeya ariko bigenda neza. Nimuhumure, ntabwo itike yapfuye ubusa. Mushobora kugira ngo muraswase, ntabwo muswase. Ariko reka duhera aha. Harimo abantu hano barenze 4 cyangwa 5 bicaye ku mutogoto. Tuvuga ngo yari yarabitubwiye, namwe mukitereramo ngo yari yarabitubwiye. Aha hantu twumvikane tugende neza. Haba waragiye hariya hakurya bakagukubita igisa n'isezerano, kuko iki giterane cyateguriwe abantu bavuganye nayo. Ayaya ntabwo uyu mwaka Noheli n'ubunane ntabwo tuyirya kenyeje, kuko abantu bavuganye nayo yabateguriye iki giterane. Utaba waragiye hirya iriya kwanduza akagukubita igikwangari kubera icyo yagushakagamo, akagukubita igisa n'isezerano. Ariko narose inzozi ko n'udafite isezerano ari bubone ubutabazi. Ndashaka ko ubanza ukamenya ngo niyo yavuganye nanjye, kuko mu bintu biranga abantu bavuganye nayo n'uyu mubyibuho wanjye ubirimo. Ni ibimenyetso by'uko navuganye nayo. Rwose uratuza kwicara ukumva, niyo uryamye urasinzira, niyo uryamye mu nzu y'abandi urasinzira kuko wavuganye nayo. Noneho iyo wavuganye nayo, niyo uriye ibiryo bitarimo intungamubiri urabyibuha. Itonde, ebanza
ugende gake tubanze twumvikana iki kintu kuko ni ubuntu winjiye hano ntawe akwishyuje biri no mu mahirwe ufite ndashaka kubanza kwicara neza ugatuza ukabanza ukamenya ngo niyo yavuze cyangwa ni runaka wampfunyikiye kubera akantu namupfumbatishije aha nimba yavuganye nawe ndavuga Imana yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi yampaye aka gaciro mu mbonana yambukije Abisiraheli Farawo agacanganyukirwa iyi Mana yo mu ijuru yahaye Sara umwana ashaje niyo nshaka kuvuga iyavuze iyi itabeshya iyi itari umuntu yaciye akajagara abamidiyani bazanye akavuyo gusuzugura ubwoko bw'Imana iyi ni itabeshya yavuze ngo nzabambutsa mbageze mu gihugu cy'amasezerano Imana si umuntu ngo ibeshye ijambo riraremereye we ndumva navuze induru ariko kuko uyu munsi numva ndi bubitangire gutya Imana si umuntu ibeshye si n'umwana w'umuntu ngo yicuze icyatumye ivuga ijambo wicaranye ibyo yavuze gukora no kubikora izabikora nishaka ibera bivuze nijoro nta umuntu ubona undi ariko ariwe yabivuze nishaka ibera bivuze uri mu murima uhinga cyangwa uri mu ishuri nishaka ibera bivuze ntawe uyibibajije kuko hari n'igihe ivuga ibintu batayibajije nicyo nyikundira kuko n'ibintu yababwiye ntabyo mwari muyibajije mwe mwagiye mugiye kwisengera bamwe mugiye gusaba inzu irababwira iti nzabaha abagabo abandi mugiye gusaba abagabo muti nzaguha akanwa nzaguha akanwa hanjye nigeze kujya gusaba Imana inzira mbwita sama ngushyirira amagambo mu kanwa mfite n'ikibazo cy'ikofe itarimo inoti ni gusaba Imana amafaranga ikasama nguha kanwa kazaguha ibyo byose yagiye ivuga ibintu akenshi tutanayibibajije tugiye nko kuyisaba ibintu byihutirwa ahubwo ikavuga iti mubanze mujyana aya makuru nzabagenda imbere ahataringaniye mparinganiza akaba naho ugera ukabona yaragucenze siyo yavuze ko avuze kuzaharinganiza nkaba ndimo mbona dodana ntikorera mu kavuyo ntikorera itariki mama wawe yavukiyeho kuko ntigira anniversaire ntimenyerwa gabanya mbutiyaje ipfa kuba ariyo yavuze ipfa kuba ariyo yavuze banza ugabanya ibintu byitwa pressure gabanya ibintu byitwa pressure ngo Mana ngo urabona ngo ibintu ngo wambwiye ngo biratinze gabanya ifemba gabanya pressure gabanya akajagari nanjye narakowe negereza umugabo imyaka 11 ndaho gabanya rero akajagari ipfa kuba ariyo yavuze niyo makuru ari hano si umuntu mpeshe hari abantu benshi bagiye bambwira ibintu ntibabemba nabo kandi bagerageze ntibakanyeneshe sengana nabo hari abantu bakubwiye ibintu ntibabiguha nabo kandi bagerageze bigukinisha bikinira mu marangamutima yawe ababeshe urukundo ntibaruhabwa usore wakubwiye ko agukunda nagerageze ashyira ingiro mu bikorwa n'umukobwa kandi wakwemera urukundo nagerageze agabanye kwandikira abandi c'est tout kandi nimba waremera urukundo ukavuga uti n'uyu tuzabana akaramata gabanya kugenda urabya ubona inzobe z'ahandi gabanya kavuya ubwo nyine n'uwo watomboye nimba ateye atyo ihengekeraho ahengekereye ubwo nibyo nta bindi reka kwirirwa ureba abimereye ukuriye urumva neza nimba waratomboye uwize ikiburamwaka reka kubona abana bavuga English ngo utangire uvuge ngo narahubutse fatira aho nyine nibyo muvugana ikirundi ubwo nicaze
kuko ibi bintu by'Imana nta pressure izamo, nta bintu byo kuvuga ngo urantendeye ngo mavuba ngo ndihuta ngo kandi ngo burije ngo mavuba. Gabanya ibyo ngibyo. Ngo mana ngo urabona ngo imyaka mbiranganya. Gabanya ifemba. Imyaka si ubwo byose ibyo tera bwo basurazizana kwanda. Ngurabona ngo mana ngo ngurabona ngo diplome ngo maze kugira 7 nishaka zibicumi fa kuba ariyo yavuze. Itonde ugabanya akarindi ngo mana ngo no twiganye ngo bamaze ngo kubyara kane nibashaka babyara icumi. Tegereza gabanya ifemba ipfa kuba ariyo yavuze. Itonde hinda gace n'inzobe ntizirashaka. Nawe wirabura uraje uzana karindi ngo mana urabona hinda gace n'inzobe ziracyategereje. Ngo mana ngura itonde ibi bintu by'Imana nta kimenya nigira ntabyo kuvuga ngo ndahera kuri iri dini ngo nkurikize wiri kuko ngo ari n'amadini ngo yadanje ngo aba ngo yemewe kuruta yandi. Ibyo nabyo mbibonye vuba ahangaha muri uyu mwaka ngo turakaze twe turaba Polo ngo abandi ngo turaba Paulo ngo twebwe ngo urabona ngo iwacu ngo tugira ibintu byagurya ngo n'ibyafungwa abantu bakagwa igicuri. Oya nimushaka muhuhe kajana muhuhe n'imiririze hahandi murabagusha ariko ntabwo musoza amasezerano. Twe turashaka kureba iyavuze ivuga bitara iyategetse bigakomera. Nani icyo dupfana nani nta n'icyo dupfana n'umuhanuzi wabihanuye. Nta n'umwanya dufite wo gusubira ku muhanuzi wabihanuye. Turi kureba iyamatumye ivuga bitara iyategetse bigakomera. Niyo tu niyo kuko icyambere niyo cyitwe ntabwo nabuzazira ivuga ibyo ishoboye gukora. Ntabwo imeze nk'abo bantu birirwa bagushyiraho igipindi. Myaka amaze kubwira ko agukunda nta nashikare turahekenya. Iyo ni imitwe y'abaporoso namwe ntimugakabye. Gukunda nashize nashengaguritse urukundo rutagira akantu Imana aradukunze itanga Yesu nakagira umuntu gutesha igihe agukunda nta n'akantu araguha. Iyo ni imitwe y'abaporo. Urukundo ruratanga hakagira umuntu ukuzanaho imitwe ngo akuraze ukanuye ngo aragukunda nta kirako. Ariko kunda amavuta yawe twenda twumva twapfa amavuta turayemera nta kanyenyeri kandi 182 ngo mbone kaka jambo kanditse mu Cyongereza ngo I receive. Vuga kunyemera kunanyiyumvamo ariko wikwitiranya ibintu byitwa urukundo. Iyadukunze rero niyo yavuze ngo jyewe si ndi umuntu ngo mbeje ubu bintu navuze birahari no kubisohoza nzabisohoza hatabuze abana kimwe nzabikora. Reka nitonde nta kinyihutisha mfite iminsi myinshi hano. Hanyuma katwivugiriye Imana ureke izaje ubu ngubu mbona bashaka kwitiranya n'iyi tuvuga. Hari abatubuze hari abakaceri afite utumana twaje ubu akoreka mbanze ndutesha agaciro nk'iminota 5 akamanze ntesha utumana twaba agaciro muranakabije. Ubu hadutse abapasiteri cyangwa se abayobozi b'amadini b'abanebwe badashaka kujya kwegera Imana ngo bareke ibiryo imvura ibanyagire basaba imbaraga z'umwuka wera. Bahitamo gushaka amafaranga bahita bajya gucisha ibintu bisa n'imbaraga z'umwuka wera. Ubu ngo uyu munsi bakore muri iki kirere ngo kuko mari ntabwo mwashobora. Imiriri iri hano imiriri ijuru riri kure kurana iteye ubwoba. Ibyo mwereje mu kanya byaduhiraga bavugiye he? Ntabwo njya nkora kuri tele sinjya nkorera munsi ya connection z'aba bantu. Ntabwo bijya byemera kuko bakwikiriza sa kuko na gahunda mfite nzabaziminya
byose mbizimirize rimwe ntabwo muzongera kwegura gato niyo kuko mumaze igihe muri gukabya muri gutuma abantu bitiranya imana yacu muri gutuma abantu bitiranya imana itubyaza imana yitugize uku murashaka kuzana ibisa nayo none bazabyemera umusaza wanjye yari ufite icumi yazigiye ku mavuta yo guhangana nama kandi bikavamo kuko murakabije muri kutwononera abantu murakabije ntabwo tuzi n'ahantu muje muturuka dushidutse mufite amatitire ariko ntituzi aho mwakoreye kose dushidutse mufite amazina ariko ntituzi aho ayo mazina avuye amazina muri kwangiza abantu ingorane dufite muri ino minsi abahanuzi ni uko turi kwirukana imbaraga zitava ikuzimu kwa satani kandi nubwo turi kwirukana izivamo mu barozi aho tuvuka cyangwa aho twashatse cyangwa aho tuba ubu dufite ingorane ko turi kwirukana imyuka iri kuva muri aba bantu bashinze insengero badafite gahunda yo kwamamaza ubutumwa bwiza bafite gahunda yo kwiyamamaza no kwagura ikofe zabo batagura ubwari bw'imana abandi bizakunda no ntabwo bizakunda kandi iyo nanze ibintu nijoro riba ripanze uzarebe kandi ahantu bari barangwa n'akavuyo k'abashaka imana itavuga ubu baba bakubise buzuye no hejuru reka twivugira imana yavuze ngo ibyo navuze no gukora nzabikora kandi ukuntu iteye nta gahunda yari ifite yo gukorera mu kavuyo k'aba bantu kugira ngo batabyitiranya ibanje gukora umukoro muri bo inyuzeyo iranje gucayo itatetesha iranje gucayo yimura ahandi ikinga abandi yirukana kuko ikorera mwituza ndafashije abantu rero mwaje muturutse muri bene izo nsengero muri butinde gufashwa kuko bagira ibikabyo bitavamo igitangaza si imyaka mumaze babahirika mugwa mugaramye mupfe mutagira n'inzu reka twivugire imana yavuze iti igihe ibyo navuze no gukora iyi mana iriyameneya iyi mana iriyizeye ifite icyizere ifite ukuntu ibanza ikareka ibimana by'abantu bigata kontorore bigata agaciro ifite ukuntu ibanza ikabireka bikigira ibintu bya hatari yarangiza ikazikora amina rero n'izindi nzozi narose ni ukwigira no gukora ibyo itavuze narose kandi ndota agace ariko nkarota inzozi narose mu ruterera ni uko igiye no gukora ibyo itavuze kandi impamvu igiye gukora ibyo itavuze nabyo nabigusobanurira hari ibyo wari ufite bitavuzwe nayo ahubwo izanye ibikorwa bisiba amagambo ataravuye kuri yo ntabarona n'utorohera urumva yemera yego imana yabajije yeremiya ari mu basore bambabaje apfuye atarongoye shana apfuye nta kositimu yambaye atagiye mu murenge ngo mu komine yeremiya ari mu bahanuzi bambabaje apfuye nta mariage nta kana nta gahungu nta gakobwa nta cyayi akorogewe n'umugore umuhungu yarambabaje yakoranye umurimo n'abahanuzi b'abagome bamupinga rimwe yakuzura umwuka wera ajya guhanura akavamo umuhanuzi w'umugome nk'abo dufite muri ino minsi
havamo umuhanuzi w'umugome witwa Pashuri amunobora urushyi rwiza rwiza. Yeremiya atangira kuvuga ati ariko Mana warashutse nemera gushukwa. Utagira ngo Bapashuri barapfuye, umuzimu wabo uracyakorera mu bandi bahanuzi, uhanura bakajya gukritika ibyo wahanuye, wavuga bagakritika batari ko niriravuga butumwa agira. Ese ubundi mwaradutumye, ubundi mwebwe mutwigisha ko tuvuga mwaradutumye. Abantu b'ishamutsi ndi kubona muri iyi minsi bashaka ko tuvuga ibyo bashaka. Yaba dutuma ntitwari no kubakira, bari kudukoresha nabi. Abwiriza bagakritika ngo wagombaga kuvuga gutya, muri kwigisha ibitangaza. Ese uragira ngo twigishe imikosho n'imyaka? Iteraniro duhagaze imbere se urahari basi ngo umenye icyo umwuka yaripangiye? Bapashura asanga hari ahantu bagukeneye ati reka reka uyu nguyu yarananiranye. Bapashuri bashenye ingo z'abantu. Bapashuri aza akaguhanura ati Imana iramwe ngo umugabo si wawe kandi mubyaranye kane. Ataraje muri fiyansaye gacunga ubyaye kane ati iravuze ngo uyu umugabo si wawe mubyaranye kane. Ako mujye mutegura n'ingumi hafi aho, mumere nk'ingumi abanda kubita nk'umutwara ku kibambasi, niho azamenya ko nta mikino iri mu bintu. Nta soni. Mugabo tubyaranye kane gatanu ngo Imana ivuze ko atari uwawe. Kandi mba mbona bayobera ku bantu b'abasivili, hakuze nk'unyoberaho ngo nzane ibintu nk'ibyo by'ubuyuwaje. Ntabwo jye babinzana. Imana iravuze ngo umugabo si uwawe. Ubu se ko bavuze ko atari uwanjye ntitubyaranye gatatu, ngo ntidukwiranye se babipimira hehe? Umuntu utinyuka akavuga ko utize mutavuka mu gihugu kimwe, akubonye ukuze ariko urashaka kugukritika. Kandi ibyo bintu tubisenye muri iri teraniro mu izina rya Yesu. Mukanya ndaje mbasengere ntihagire umuntu uncira. Nta nubwo ntinda kuko ndafite iminsi myinshi hano, kuko nta kintu nzasiga n'iwanyu nzahagera nicaye aho. Nta kintu nzasiga kugera no ku isafuriya, nimba yaratobotse nzayisohora hinjira inshyashya. Kuko ubwo butwara Imana yarabumpaye bwo guhamagara ibintu bikitaba. Niyo mpamvu bongeye no kuntumira hano, hari ibyo nasize mpamagaye biritaba, nza guhamagara ibindi. Abakobwa baba mutegura imisatsi, mutereka imisatsi, muraje mwambara udutimba mushaka. Abasore namwe mwe mujya kureba ibikoresho biri VIP mugiye gutunga. Uwo muri ibintu byaje, data agiye gukora ibintu bikomeye. Kandi ntarava kuri ubu butaka hari amashimwe azaseruka. Haleluya, haleluya. Yarajije Yeremiya agabanya akavuyo. Uri kuvuga ngo abahanuzi barakugendaho barakurwanya, ngo ndagukoresha, ngo ndagucanga, ngo ndaha abapagani. Kuko Yeremiya yigeze kuzana akantu k'itiku, abati uteka kuki abakiranirwa, indaya, abasinzi, abagome bagubwa neza. Barabateye, bashora imizi, barakura, bamera neza, abana babo biga ku bigo byiza, bagenda mu bimodoka byiza, baba mu ma etaje kandi ari abapagani. Mbega shora itiku ngiryo ufite, uri kurata imyaka umaze itaragusubiza, kandi ako kuko uhumeka ntacyo ukishyura. Wirata cyane ibyo wakoreye Imana, fata iminota urate iby'Imana yagukoreye. Nufata iminota yo kuvuga iby'Imana yagukoreye, irahita iza vuba, nuko ihamagarwa. Iyi Mana ni umuntu w'umugabo, ikunda imitoma, ikunda umuntu uvuga ko yambika n'igihe wambaye akenda kamwe, ikunda umuntu uvuga ko itanga ibiryo n'igihe uburaye, ikunda umuntu uvuga kwera kwayo no gukomera bw'abanyamanyama.
ati wanashutse nemera gushukwa abantu warabahaye ahita abona igisubizo cyihuse kivuga ngo ubakure y'imitima yabo nubwo baba mu ma etaje n'amazu ahenze ubakure y'imitima yabo ikimenyimenyi barara bahondana hanyuma jyewe wibereye mu bukode ndya irengarenga za make tugenda dufatanye shushu bari kukwita shushu kandi ubizi ko bidahura ariko kubera ko Uwiteka ari hafi y'imitima yanyu nubwo nta kofe ariko hari shushu kandi nta cyatanu abafite amafaranga ni hasi hejuru bakuraho imitima yabo indaya bakuraho imitima yazo abasinzi n'abasambanyi n'abagome n'abanyabinyoma ubakure y'imitima yabo ubakure y'imitima yabo y'abantu ubakure rwose ubakure n'ikimenyimenyi waranditse uravuga ngo nkunda bankunda abashakana umwete nibo bazambona ubakure pe urangije ubaza Yeremiya mu nzozi uti ngusuye usinziriye Yeremiya uruzi iki? Yeremiya ati nduzi inkone. Wareba neza n'inkone ati iyo nkone uruzi. Bibiliya Kirundi ivuga ko ari imbere. Uko uruzi iyi nkone jyewe Uwiteka Nyiringabo uvuga bikaba nategeka bigakomera niko ngenda ndinda ijambo navuze ku murokore kugira ngo ndisohoze niko ngenda ndirinda uzanye agahanga nkamena waraza agatuza nkamena Imana ngenda umukarateka nibagiye kubibabwira ari igihe nshiduka nyine kajemo kanarimo kenshi uko ubona iyi nkoni iryamye hariya niko ndindi ijambo navuze ku muntu wanjye iyo hagize uzamura agahanga ndakamena iyo hagize uvuga ngo aragapfa mpagurukira mu ijambo rivuga ngo uzarama uvuga ngo uzapfa ntakigezeho nanjye ndavuga ngo ndagumana umutwe ariko nsiga nkubwiye ngo nzakugeza kure aho imiryango itakugejeje nzahakugeza aho amashuri atakugejeje nzahakugeza niko ndindi ijambo uwitambitse nkamumena agahanga Farawo yigeze kwitambika mu ijambo Imana yavuze adahari dore ko bazi no kwitambika mu magambo ivuga badahari bajye bagabanya n'amanyama ivuga ntiyarahari hariya haryamye sapoti y'ibyo yavuze kuko mu bintu nkundira Imana yavuze ijambo icya mbere ntabwo iriva iruhande ntabwo iva iruhande rw'iri jambo fasha kumva iki kinyarwanda iyo Imana yavuze ijambo ku buzima bwawe iri jambo ntiriva iruhande iraririnda ikarikurikirana waba ugeze naho urw'uburozi butaraza igakurikirana irivuga ngo nzakurinda uw'amahoro masa irarikurikirana waba ugeze aho bavuga ngo ntaramuka ikarikurikirana wagera no mu mujyi aho bavuga ngo umujyi ntazawushobora ikarikurikirana ikarikurikirana ntabavuga ngo mina nimba ukiri aha wagera naho bavuga ngo ntacyo uzimarira ikarikurikirana ukajya wakira amafaranga aruta imishahara amafaranga urya ubaze ku kwezi ntahura nayo winjiza kubera iki ni ijambo ikurikirana nzakurinda nzagendana nawe nkuruhure ni ibintu igenda ikurikirana
genda ibikurikirana. Yavuze ngo nzakurinda niyo ubyibushye birenze uburebure bwawe, kurikirana iryo yavuze iti nzakurinda, nzakurinda, nzakurinda. Ubundi baba baratwinyuguje hirya, basigaye bariharaje kuturoga uko bukeye n'uko bwije. Ubundi ikintu gituma mutanadushobora uyu munsi cyamenyekanye ni ijambo Imana yavuze, si umuntu ngo ibashe, si umuntu ngo ibashe, ntabwo izadutanga mu maboko yayo. Ntabwo izadutanga. Hararuya cyane. Kandi Imana nikubwira ijambo ngo ukopeze n'akandi kantu k'ubwenge, nimba utarize reka nkwigishe. Imana nikubwira ijambo kumva neza ko ariyo yavuganye nayo, hita uhindura n'abantu mu bantu. Mube hafi y'inanga, hita uhindura n'abantu mu bantu. Aha ndahatinda kuko n'izi ngegera mutindanye nazo zitumye itinda gusohoza. N'ibi bihungu byaho hakurya kwa Goliyati mugendana bitumye itinda gusohoza. N'ibi bidamu byo hakurya ahangaha kwa Yezebeli bitumye itinda gusohoza iryo yavuganye nawe, kubera kugendana nabyo. Ukagendana n'abantu batemera Imana yawe, ukagendana n'abantu mudahuje karagiteri, mudahuje ururimi rw'iwanyu, ukagenda n'abantu mudahuje konegisiyo. Emera wiranaho kugira ngo ubane n'abo bantu n'izo. Iri jambo rirumvwa n'abantu bari hejuru y'imyaka 20. Ndabona abo munsi 20 mutarimo mu byumva. Kugukopeza ikintu kigiye gutuma Imana igutabara. Imana ni kubitsa ijambo ryayo, tandukana na ziriya ntuzi. Yewe ngira inshuti nkeya eshatu gusa. Inshuti ya mbere ni umuntu ufite icyitwa amafaranga, wakoze ikofi. Inshuti ya kabiri ni umuntu uri mu mwuka w'Imana. Inshuti ya gatatu ni umuntu wanyuze mu bigeragezo byinshi akabivamo nta cyaha aguyemo. Izo nizo twagendana amasezerano yanjye agasohora. Izo nizo zisohoza amasezerano. Ndashaka kukubwira ko n'inshuti mwagendanye zaragupasiriye, zirwa zikuneka. Harya nzu bamwishyura ngahe? Harya itariki y'ubukwe nyibutse. Kwibutse sazana gutwerera. Aho gashaka kubyica no gupanga icyitwa uburozi bwo kohereza kuri iyo tariki. Aba bantu mwabanye Aburahamu ataratandukana na Loti, Imana yagabanije ikintu cyitwa imikorere. Iyo ugendana n'abantu bari, Imana itinda kuguha ibyo wavuganye nayo, kuko irabizi ko wabaha. Nicyo cyatumye Uwiteka abwira Aburahamu ati va muri Uriya Bakaludaya, jya mu gihugu nzakwereka, aha niho nzasohoza amasezerano, kuko sinaguhora ibisubizo muri aba bagore b'urwugoro, muri aba bagore b'indaya baca abagabo babo inyuma. Sinaguhora ibisubizo muri aba bantu bacuruza ibimana byabo. Sinaguhora ibisubizo kwa so tera ucuruza ibimana. Vahangaha cyahangaha cyangwa upangira ibisubizo Aburahamu. Mutandukane n'aba bateramwaku batumye ibisubizo byanyu bitaza. Nushaka ujya wibana muri ndebe yarinde ngo jyubana n'abayo, jyufashe indushyi, jyubana n'abantu baprovoka amasezerano ataza. Hari abantu mugendana bakayaprovoka, bakayatera inshinge za tobare, baturi Imana akavuga ati atayataraye twaje imbere yawe kukwibutsa ibyo wavuganye nayo,
aturi data wa twese akaba yatetebare yagendana n'abantu bafite inshinge zihutisha amasezerano. Niyo mpamvu Elisa yagendanaga na Eliya. Nigishije amagambo abantu bakuze, ariko namwe nababonye murakuze rwose. Abantu banjye mwakoze kuza, batumirwa banjye mwakoze kuza, nje kukubwira mu bintu bituma amasezerano yihuta. Ugendana n'abantu bafite inshinge za toba, bazi kuyivuga ko hari abantu bazi kwinginga Imana we, hari abantu bazi kuyiha imitoma. Nkuriya mugore mugenzi wanjye witwa Hana yageze imbere ati wawera we, ushyira ikuzimu ugakurayo wawera we. Uwari ingumba byaye karindwi, kandi ubwo n'akana kamwe. Uwari ingumba byaye karindwi wawera we. Abantu barabatindi banyagupfa, ubu baratengamaye wawera we. Eliya na Elisa byatumye amasezerano yabo yihuta. Yibana n'umuntu muvoma hamwe, musenga hamwe, mwemera Imana imwe, mwemera umuzuko, mwemera umwuka wera, mwemera Yesu Kristo w'i Nazareti, pana Yesu waho hepfo ku mazi. Iyo ubana n'uyu muntu biraza ibi bintu biraza. Niyo mpamvu umugore umwe witwa Abigayire, umugore umwe witwa Debora yari afitanye ubumwe n'uwo bita Yayeli. Abagore babiri kubera ko bari konegite, barabanaga bahuje. Niba Uwiteka anyujijemo amaroza yo kwica Sisera arapfa, Debora yarivuze, abanafutari n'abazeburoni birukanka na Sisera. Yayeli amworosha uburingiti amukubita urumambo mu mutwe arapfa. Kubera iki? Yayeli yagendanye na Debora. Wowe ugendana nande? Ugendana nande? Kugendana n'umuntu w'inajuwa, ugendana n'ininja, ugendana n'umugome utanga amakuru yawe, ubana nande? Kuri iyo mpamvu Imana yicecekeye muri ino minsi itanavugana nawe. N'iki kubwiye upositinga, ugendana nande? Ko Imana yabaye icecetse. Iyo ugendana n'izimuzi, ugendana n'umuntu ugira amagambo n'Imana igiye kuvuga, irabanza ikamusinziriza cyangwa ikamutera indwara ituma aba yagiye kuryama mu bitaro kugira ngo ibanze ivuge amagambo akomeye. Ubundi Imana igiye kuvuga ibintu bikomeye, uwo munsi itanga konja abantu ntibazi, kuko uwo munsi iravuga ibintu bikomeye kugira ngo injajwa zitabijyana, kuko izi njajwa ziri mu bantu badukasiriye bari gutuma ibisubizo by'Imana bitaza. Tukiri kumwe nabo, irabizi ko barara baturangije. Niyo mpamvu ibanza no kubigizayo, kuko igiye kugutabara. Irabanza igakora n'umukwaro, ikagira abantu ihinga, n'abarabana utara hararuya. Iyo igiye kuyacaca shyiramo umuziki nkurye mu bintu bituma ntasaza birimo. Iyi Mana ikunda umuziki, mushyiremo ya njyana y'ikirundi, mwambara inanga, ikintu cyose mufite kuvuga mukivuze, kuko ndumva ndashaka urusaku rw'impuruza kugira ngo Imana ibyo yavugiye hano ibanguke cyane. Ndashaka impuruza. Mwasanze menshi uyu munsi hari impuruza. Imana si umuntu ngo yose ibyo yavuze no gukora izabikora. Barahayaga yego, data we ibyo yavuze no gukora izabikora. Injyana y'ikirundi mwayibagiwe muri Abarundi, nimuyibuka murayishyiramo ntacyo. Twagiye iyi Imana igiye gusohoza ibyo yavuze mu kanya iki bitegura mu isi y'umwuka, ibikoze ikintu cyiza cyo kugutera ikinya. Abantu bamaze iminsi ku kinya, muhumure, Imana yaje. Ibigutera ikinya kugira ngo udasara, utarwara hypertension, utarwara hypotension, utarwara diabete. Ibigutera ikinya ku buryo abantu babona ukimaranye imyaka myinshi kandi ari bwo
ariko abantu bamaze iminsi ku nshinge z'ibinya murahari muvuga ngo twakabawe Imana yaje. Abantu bamaze iminsi ku kinya Imana yaje. Si umuntu wiyaje, ibyo yavuze no gukora izabikora. Reka tuzagura neza twagiye. Iyo Imana ishaka kugutabara, ijambo rya mbere uhindura imvugo. Iyo bavugaga amagambo y'amanjwe, muraho yego mumeze neza, arabibona ko umeze neza kameme, arakubaza iki ngo abana baraho kugira ngo sabigenza ati, ngo umugabo araho kugira ngo uracyaba hahandi se kugira ngo se bigende bite, ngo uracyakora ka kazi se kugira ngo ngo harya ngo abana barakiga hahandi kugira ngo se cyure umwaka umwe. Kwiraje n'amagambo ukimana amakuru ku buryo n'imishahara uhembwa amezi 5 babona ikintu gitwa amashimwe n'ibitangaza kivuga utiri uvuga ngo Imana yampaye iki. Haleluya. Imana si umuntu ngo ibeshe kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze icyo yavuze no gukora izagikora. Neza Imana ivuga ngo ihere haleluya ebyiri icyo yivugiye. Ntiwishinga uwo muntu utaravuganye nayo, kuko tugeze mu mwanya yo kwitera akanyamuneza, kuko yimura imisozi ntimenye ko yimutse. Kuko ntiwishinga uwo muntu mwicaranye ashobora kuba ntacyo yavuganye nayo. Tugezaho ibisubizo bigiye kuza nabyo bikayoberwa igihe byaziye. Ntabara ubyumve. Tugezaho Imana igiye kuzana ibisubizo nabyo bikayoberwa igihe byahagereye. Tuwishinga uwo muntu rero tugera ku isaha yo kuyigusha neza, kuko jewe namenye ibanga ryo gutaramira Imana. Namenye ibanga ikunda umwami wese, akunda igitaramo, akunda gutaramirwa. Niyo mpamvu nkunda kumutaramira. Umwami wese akunda gutaramirwa. Iyo umwami bamutaramiye aragaba. Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Icyo yavuze no gukora izagikora. Nibashaka bazatambikemo uburozi butaraza, uzapfubirana n'ijambo mu gifu rivuga ngo tuzarya ikica ntacyo kizadutwara. Nibashaka babitege mu nzira, bizakubitana n'ijambo riri mu birenge rivuga ngo tuzakandagira inzoka na sikoropiyo. Icyo yavuze gukora izagikora. Babe baretse n'inzobo bacukuye bahingemo insina, babe baretse icyo yavuze no gukora ibanze igikore, bahinge gake. Babe baritse amarozi yabo, babe baretse n'abari bafite gahunda yo kuri indege, babe baretse barebe ukuntu Imana ije gukora. Babe ayayayaya Mana ushyiramo amashyinefe. Yego sa
umuntu ngo ubeshe. Bwira umuntu wavuze kuzaba imbwa, mubwire ngo Imana si umuntu ngo ibeshe. Icyo yavuze no gukora izagikora. Wavuze ko utazashaka, mubwire ngo Imana si umuntu ngo ibeshe. Kandi iri joro urote wambaye agatimba, zakambara bikagucanga, hato utazanakambara bikagucanga. Imana si umuntu ngo ibeshe. Kankubwire, navuze ko ikintu cya mbere Imana ijambo yavuze itariva iruhande. Kabiri, iritera inkunga. Ijambo yavuganye nawe iritera inkunga. Izo nanga ntimuzikuremo sha. Iritera inkunga. Ijambo yavuze. Ujya kumva ukumva iraje ninjoro ite. Umva uko mvuganye nawe. Ndi Imana yawe. Nzakugenda imbere. Ahantu hataringaniye mparinganize. Nakubwiye ko uzambara wakiriye iki gitenge nubwo kidahenze, inkunga nteye isezerano ry'uko uzambara. Ndi Uwiteka Imana yawe. Nubwo udafite ubushobozi bwo kugura litiro 5 z'amavuta, reka ntere inkunga ijambo navuze ko nzakugaburira, ba wakiriye litiro. Ndi Uwiteka Imana yawe. Navuze ko nzaguha akazi keza, reka ntere inkunga ijambo navuze, akira 5 uburiye. Bitera inkunga. Umuntu Imana itateye inkunga kucyo yavuze, ahaguruka ayishinja ati Imana nta nkunga waneye. Nta muntu hano Imana itateye inkunga ku ijambo yavuze. Uwo yabwiye ko izaha abana akaba atarababyara, ufite inda bazajyamo. Satani nakwereka ibibura ujye umwereka ibihari. Icya gatatu, yohereza uburinzi. Iyo yavuganye nawe yohereza uburinzi. Izi njangwe ubona zirara zigenda ku rugo rwawe zizunguruka, ari ba mama kiki bihinduye injangwe, basanga hari uburinzi. Niko Uwiteka yanyuze muri Elisa abwira kiriya gipapa bakoranaga umurimo w'Imana cya Gehazi, gifite amaso areba ibipfa. Elisa afite amaso areba ibarwanirira. Elisa ati nyamara inkunga yaje Gehazi igabanya amatiko, ahubwo Uwiteka nafungura amaso urebe ingabo zigose z'umuriro zigose. Itera inkunga. Itera inkunga. Ndumva natera induru we kuri iyi nkunga yaryo. Ikoreza uburinzi. Uburinzi. Reka mbabwire ubundi burinzi yohereza mutazi. Mu gihe cyo mu mpera z'umwaka abajura baba benshi, n'abarozi babyina ku ngo bakaba benshi. Umujura aje agasanga umurozi yahageze ntiyiba. Harya ubwo Imana ntabwo ibiciye mu murozi akaba umuzamu. Ubu dufite abazamu tudahemba, baza bazi ko baje kutwica, ahubwo baje gutuma uyu mujura ari gutobora inzu aswata. Yohereza ingabo. Iri jambo riraremereye we. Gabanya ibintu by'ubusaseredote, gabanya ibintu by'ukuvuga ikibeho vuba kubonekerwa kwa Bikira Mariya. Umubwiriza ingabo, kubwira ingabo yohereje ingabo kwa Farawo. Nzohereza Amavubi akugenda imbere. Irazohereza, igiye kurinda iki ijambo yavuze Isiraheli. Yohereza ibiceri biragenda bikora karasisi birapfa. N'ingabo zoherejwe ngeza ku musaza tugiye gusenga na ejo. N'ingabo zoherejwe
cy'i Kanani, ariko umwanya utarabagezayo yohereje ingabo, yohereje ingabo. Ingabo abacuranzi twakoranye ubushize ntibaje. Aba bana nabagoye ntibamenyere injyana z'abakecuru. Hanyuma rero icya kane ku ijambo yavuze, ndashaka kugutera akantu kameze nk'umwiryo ugataha wirya. Ndashaka kugutera akantu k'akineneko ku buryo utaha winenetse ku bazimu. Nkubwire sapoti y'iri jambo yavuze. Imana si umuntu ngo ibeshye, icyo yavuze no gukora izagikora. Umwanya itaragikora ndashaka kukubwira ibintu bitandatu cyangwa birindwi irimo ikora ku ijambo yavuze. Icya kane, ishyiraho maneko, yohereza maneko, yohereza maneko. Maneko mvuga ni umwuka wera. Umwuka rijya ajya kutunekera, akatunekera ahantu tuzasohokera, akaza akakubwira ati ibiryo byose ubirye. Ariko umuntu wateguye ibirayi yashyizemo isuma, ubwo umwuka ntabagiye kuneka. Urabona uyu muntu Imana yabwiye ijambo wapfa kumwica afite maneko, hakabaho igihe Imana izite mwumva uko mvuganye namwe, ugasanga n'umugabo n'umugore baryamye, mwumva uko mvuganye nawe. Hari umushyitsi ushaka kuza kubasura aturutse mu ntara, azabatelefona ababwire ngo nzaza mbasure ndarema ari iminsi 3. Ntimuzamwemerere, nduwite kuvuganye namwe. Iyo si maneko ibatuneke ko bagiye kutuzanira akaryo ukumve. Mwatangiye kubyumva? Hakaba igihe maneko asimbuka ku ijambo yavuze ko azaguha urugo rwiza, agasimbuka akajya kukunegera cya gisore cyiza gifite Bibiliya. Bifite ukuntu ibi bihungu nabyo bigura Bibiliya nini kandi binywa mitsingi nini, bikinjira nko mu muryango nk'uyu, anywa cya mitsingi kinini akagura Bibiliya nini. Ubwo afite umukobwa yabwiye ko yemeye kuza kwihana kugira ngo bakunde bambare. Iyo bateye haleluya nicyo gishyiramo nyinshi. Iyo bavuze bati nimumvugire ngo Imana, baturusha kurya umuziki sha kandi barasanze twarawuguze kandi cyatanu cyabo kiriho, bakaza kuturyana umuziki twaguze. Maneko rero umwuka we agasanga umukobwa ninjoro atumva mwana wa umukobwa ati karame, kiriya gihungu ntukangwe na Bibiliya, ntukangwe n'umuziki abyina, ntukangwe na haleluya nyinshi, kinywa inzoga kirara no mu kabari. Nakubwiye ko nzaguha urugo rwiza. Umva akazi ka maneko, umva akazi k'umutabara. Akazi ka maneko, ijambo Imana yakubwiye ko yohereza maneko kugira ngo utazahura n'umwaku, abantu mutagira umwuka wera ubundi mubaho muti. Kandi wasanga umaze imyaka 10 usenga uryigabura uririmba nta mwuka wera ugira. So ufite ikihe kibazo mu mutwe? Ujyane hirya kwa Rujante, ajya ni kwa Rujante. Bamwe bavuriza mu mutwe ne.
ubundi ukora icyanga Gaburo wariye wasanze isengero tuzujuje intebe twaguze marange twasize korofone twaguze no kuzura umwuka wera bikunanire basi tumeze ute subukoze muke kurona ngo utegereje sheri nta mwuka wera ugira uzamukure ko babuze ko abaharara abo ngabo banywa mitsingi barangiza akaza kwitsindagira muri korari kandi babyina ibinyurane kizamukubwira byina ibinyurane aracika ukabona aroshyemo iz'ibyo yarayemo ubusa nutagira umwuka wera ntabwo uzashaka umupfumu mu rusengero utagira umwuka wera ntazakunywesha inzoga kofi ya mbere uzayirya umuceri bagutwikuruje utarashira iragusaba iyi maneko y'umwuka wera umwuka wera aratunekera akubwira ati uyu munsi ntuve mu rugo saa 12 ntihagire umuntu uguhamagara ngo umwitabe mwuka wera kuko hari ijambo yaje kurinda imana si umuntu ngo irashe icyo yavuze no kugikora izagikora sinzakwishinga wowe sinzi uko utereta imana nimba uyitereta wicaye nk'icupa rya mitsingi ibyawe uko biza simbizi sinzakwishinga sinzi ikikugenzaho iyi mana umwami wese aratamirwa icya gatanu hapfa benshi ku bwaryo nzatanga ingabo nyinshi zipfe kubw'ibyo navuze bari abantu barimo bakindagurika kandi mu kanya hari ibintu ngiye kohereza mu ngo zikuroka kuko ndabikunda bigukuraho mbisubiza aho byaturutse birasubira aho byaturutse amahembe arasubira ku wayazanye naringi zisubira ku wazizanye ibitega bisubira ku wabizanye amarozi asubira ku wayazanye abadayimoni nibo bohereza kuzibubuza ariko ibindi birataho bituruka barahora bihaguruka ugiye kujya ufata umwaku ufata inyatsi ufata ibintu byose umaze iminsi urwana nabyo usubize ku wabyohereje zatorera ku mwaku n'inyatsi subizayo Thank you.
gusenga tugiye gusenga tugiye gusenga yumva tugiye gusenga ikora tugiye gusenga ivuguruza imigambi y'icakura tugiye gusenga inesha abarozi tugiye gusenga imana igiye kubahindanyira ijoro imana igiye kugukuramo ibyo bagushizemo tugiye kwihamagara imana igiye kugutabara tugiye kuguhamagara wa mana we protokole mujye muba amaso nitugera muri umwanya wo gusangara abantu baza mu biterane baje kwiba telefone ariko hazagira nk'umuntu ucikwa yibe telefone mu giterane na mpagaze imbere zagukubita kofe ngo uhuze n'icyo kibambasi Imana isinyira umugisha ngo utahane nabuze nk'umuntu wakina uwo mukino ubite nk'ivi ndi gutere mu nda ku buryo n'amashereka hose mama wakayaruka aha yaje merewe aha yajemo niyo katafite kina kidogo sasha nabwirije ndi umukaratika yabitseho sentire noire kina gato siyiteru erukundeba icyambere sinjya nsenga mpumirije icya kabiri yo nsenze ugasohoka ngufatira ku muryango kuko simba nzi amaninja wasize inyuma aho ngaho ugiye kuzana tugiye guhamagara ivuga bikaba itubeshejeho baratwishe itugaburiye baraturoza inzara itumwe dushaka baravuze ko tutazashaka iyi niyo tugiye guhamagara niyo tugiye guhamagara noneho mikorofone gushumba mavuta yenda yemera ubushize yampanuriye ingendo none nibwo ndi nyirabagenzi ushize yandebeyemo bica ushize yarambwiye ati Uwiteka kugabije iki gihugu cy'u Burundi nkimazemo iminsi myinshi naje kera mamaze imiza mavuta wenda yemera tugiye gusengera aba bantu ugiye gufata ibintu kandi ntuzane bike papa na mama babahe mikorofone mwese ubu bwoko tugiye kubuhamagarira ibintu byabo Imana si umuntu ngo ibeshye ibintu yavuze ntiyacitswe ko tugiye gusenga isengesho ry'urufaro nimba ugihagaze aho waje wicaye ubwo uracyahagaze muri iyo myaka kandi nimba tugiye gusenga duhagaze ukicara nawe bakuncungire tugiye kubwira Imana iyavuze ngo sindi umuntu ngo mbeshye ibyo navuze gukora nzabikora iyi Mana ntiyacitswe tumaze igihe dutegerereje ahangaha turacyari aho yavugiye turacyari abarokore nubwo twagize intege nke sizitwica ibyaha twakoze sibitwicisha ntabwo icyaha twakoze cyatuma Uwiteka atavuga ngo asohoze tugiye kwakira abantu ibintu biremere kandi reka nkubwire udakora ikosa ryo guceceka turi kugusengera mwinginga muntu waje udakora ikosa ryo kumva dutangiye gusenga ugaceceka saba ikintu ushaka kandi mwinginga ntusaba utuntu tworoheje ntusaba inzu ngo wama ngo n'ibyumba bibiri se uri botike uri umuceri uri isukari uri amata ntagira umuntu usaba inzu ingana na botike ubu tugiye gusaba imodoka uvuga ngo wama na ka runaka oya ubu abantu tugiye kubasabira abagabo uvuga ngo Mana ngo ubone unkwire oya ibintu bifatika karibu reka tubasengere unyemere nawe uzamura ijwi ryawe wisengere ibyo wazanye imbere y'Imana urabizi ibyo ugomba ko Imana igukora urabizi twumvise ijambo rivuga ngo si umuntu ngo ibeshe kandi si umwana w'umuntu ngo abikora yakumaze inama byinshi mu nzozi yakumaze inama abahanuzi yakumaze inama mu nzozi tugiye kubikora nawe biza zamura ijwi Amen.
Hallelujah.
ikwiye ikibazo mu buzima bwawe twinjije mu gihe cy'ibisubizo kandi uko witangira umurimo Imana upfa kwitanga mu byawe kandi dore dutangire gusaza shyize ingendo bwiza umugisha imbere yawe nuko witanga nyir'imbabazi reto shayi bosa reto shayi bosa uko witanga nyir'imbabazi shirekire Imana igushyigikira kandi Imana igukunda kubera ko uri intwari unesha witandukanije n'abatumvira kandi nza gushyira itandukaniro ryawe hagati ngiye kugusubiza icyo wenda niyenda gutabaza kandi ngutabaye vuba seta shayideke Imana iguhetse niyo mpamvu naguhishe ntabwo bariya wari kurokoka Imana yaguhishe bariya bantu kandi ngurinze imbaraga z'abantu barakoze gutabaye barakoze bamenye bw'Imana yawe seta shayibosa retete shayibosa bavuye ifatanyirizo y'abazimu Kristo Imana igukuyeho ibisatsi mu izina rya Yesu urakoze nawe Imana igukuyeho ibisatsi urakoze Yehovah kandi agakozeho amadolari yo gukakura bababasi ubuyobozi bwawe ubushobozi bw'Imana ugiye kwakira umushyitsi w'umugisha kandi ikiganza cyawe kigiye kwakira ubushobozi bw'Imana dore nigeze kumusura ndagarutse barashyize uburinzi uyu mugongo wawe ushyizeho uburinzi imbaraga zawe dore uyu mugongo wawe ushyizeho uburinzi nigeze kubaka iriya mpanuka barakurinda kugira ngo nkorere kandi dore ugiye kunkorera koko shayibosa nakitaya bosa koko kitaya dore wirinze kurwara indwara y'ibihaha noneho duhumeka bikanga koko shayibosa ubuzima wisengera ingingo zawe nawe ntose imbere y'uko Imana ikirere cyawe dore iki gitero n'Imana yakubaza Asante Kristo mbarinda Amarira
muryango Imana idakora igisuzuguriro cyo mu muryango rakasaya bagezeho icyangiro abantu bagushizeho nyogokuraho cyangiro abarozi bagushizeho nyogokuraho nzo kukubaka no kukuba kugukoresha ibintu bikomeye ndimana igiye kugusura n'ijoro ryawe guhinduye umukozi wanjye kandi umukozi w'igihe kirekire amina teko shara taya bosara shere bosara baragasima no kita kotara shere bosara yesu tekesha yesu mushirikira mu nguko witeka kuganya bahamanye akiri inkoni y'ubushumba amen teko shara bosara amen akira kwiga hanze amen akira ubwenge amen akira amahirwe amen akira umuterankunga amen akira igikundiro ku bantu amen ni ku witeka avuganye nawe haleluya takutara aha tara basara teze esha takatata takataya dutaramira uwiteka kuko akoze ibintu bikomeye mu ngo zanyu haleluya mutaramira uwiteka mumukurikira amazina muvugira nimuye ibintu bishaje mu ngo zanyu amateka ashaje ndayazinze nzenguye amashyi twari imana w'umuhanuzikazi nzinze amateka y'abantu nzinguye y'imana mu butwara imana yampaye nohereje ubwenge n'ubumenyi mu bana banyu mu butwara n'ubushobozi imana yampaye nongeresheje imishahara yanyu uyu mwaka utarashira mpamagara ubutabazi bwihuse mu ngo zanyu mu butwara n'ubushobozi imana yampaye ntembagaje intebe z'abakonikoni
inkoni nembagaje ibirenge zabo Hallelujah. Kuvuza kama ko kubimura natwe tukimutse niba bagiye kwimuka tugiye kuvuza kama ko gutambagaza ibyo bakoresha tugiye gutera ku ndwara zabo tugiye kuvuza kama ko gutera ku bapfumu bakorana tugiye kubasubiza ibintu baduhaye urusaku rwabo ibyo baduhaye tukaba tugejeje mu kwa 11 bituzezengeza tugiye gukora icyo bita ihererekanyabubasha tugiye kwakira imigisha yacu bari barajyanye tubasubize imyaka yabo uwizeye ni ukora ibi ngibi utizeye yicarire tugiye guhererekanya mupfumu wakunyaza umugisha wawe n'inyenyeri yawe tugiye gukora icyo bita ihererekanya agarurira izawe ajyana ibye yamenya gukubita igikobwakobwa mba ngikubisebaho bana we nta mugabo ufite igikobwakobwa ahangaha ngo gishyiremo maze dusubize ibintu basanye mu kivugirizo bati mu kivugirizo tugiye gufata igice cy'umunota cyo kunyaga ibintu byacu byari byarayobeye mu bafilisitiya kunyaga ibintu byacu byari byarayobeye muri bariya turanyaga irya nyaga urukundo rwawe nyaga umushahara wawe nyaga amashuri amashyi menshi ku mana.